abakunzi b'ikipe ya Rayon nta cyumweru gishira nacyo nikishi dushobora no gutangira idayari dushobora gukina umukino wa Rayon Sport na Kiyovu bayaratangiye. Okay. Hakahita haza rero ikindi burya muhora mubyina ko Rayon Sport ari ikipe y'amatsinda. Wasiri niwe wa mbere mu kubyina iyo ndirimbo cyane. Uyu mwaka w'imikino kuri CAF Confederation Cup, uyu mwaka w'imikino kuri amarushanwa ya CAF, mwishimira byo nyine ko wavuze uburyo umwaka wagenze ntabwo ari bibi kuri ngewe nuko muri bunasohokere igihugu. Mwiteguye mute? Ntabwo twiteguye nabi, twiteguye nk'abatsinzi. Twiteguye neza. Buriya ikipe ya Rayon Sport igira akarusho k'izindi kipe, igira abafana. Niyo mpamvu ngiye mu byo nifuza bya mbere, niba ngiyewe mu kibuga tapi vert ngiye numva ndiyaminiye ko niteguye neza, ariko ari support nkeneye amabisi tujya Dar es Salaam kugira ngo dukuremo Singida. Dukeneye gukuramo Singida kandi kumbaraga, kuko nayo matsinda turayakumbuye, sibyo Wasiri, turayakumbuye cyane. Ngewe na focus yanjye ndashaka ko tujya mu matsinda, ariko nkuko nabivuze ngiye Perezida ntabwo nabyishoboza nyenyine. Nayo mpamvu nshaka kuza kukubera mu kanya tuza gutumira abakunzi ba Rayon Sport, abayobozi n'iki kwa kane tugahura tugatangira tugapanga shampiyona iratangiye, tukagira imigabo n'imigambi dufata, tukavuga no kubyerekeranye n'iya match ya Singida, kuko deje ubu ngubu byatangiye, activities zatangiye. Mu minsi mike turatangira kwakira abasifuzi, kubakodeshereza ibyumba n'ibiki byose. Neza wabaye 16 bya byaramugendekeye gute? So ntabwo byagenze nabi. None impamvu twabaye n'aba kabiri nuko twakinye nyine ibyo twanyuzemo byose. Ngewe ntabwo mvuga ko byagenze nabi. Yego yari destin twagombaga kuba ba kabiri. Ndagira ngo rero nitse aho ngaho ndahamagarira cyane abafana ba Rayon Sport, abakunzi bayo n'abayobozi bayo, maze dufatanye. Administration ni sawa, ibindi nibyo ni sawa, ariko nababwiye ngo turahera kuri tapi vert mu kibuga hari ni ibyishimo bya Rayon Sport bigira gute hera. Uyu munsi dufite amafaranga kuri konti miliyari twaba tuyafite, ariko ibyishimo twaba dufite tuyafite ntabwo byaba bingana nuko twatwara shampiyona 25-26 byabiruta. So mureke rero dutware shampiyona nayo mafaranga agira gutabonye, kuko twara shampiyona cyo gikomeye. Ni muze tunyotewe na shampiyona. Ngiye ubwanjye nka Perezida nzakora ibyo ngomba gukora nka Perezida, ariko sinatwara shampiyona ngenyine. Shampiyona ni uguhura twese tugahuza imbaraga. Hari byinshi biba muri Rayon Sport ibisa, ariko ni muze duhuze imbaraga, abafana, abakunzi n'abayobozi. Nyuma ya shampiyona tuzayitangira ejo bundi no 12 muri weekend kwa gatandatu. Dufite n'umukino wa Singida. Turawugeraho nyuma. Reka duhere ibiri buze kuza. Reka tusoreze ku mukino zuvuga ngo tugiye gutangira na Kiyovu n'umukeba w'ibihe bihoraho. Banabonye baciye n'amafaranga menshi 5,000 bashaka kugira ngo abarebe bataza. Bariyo ni muze igitego cyanyu turagikeneye. Igitego cy'u. Hari abavuga ko batari kugira ngo abarebe bataza, ahubwo ari kugira ngo nibaza ahubwo bagira uburyo bazahura. Bajya bavuga ngo niba ngo ni kimaranzara, urumva iyo Rayon Sport ikipe yahuye nayo yose iba yitegura nk'itegura ubukwe. Subizi. Now ku kijyanye n'imyiteguro ya sezo, mbere yuko tujya no ku bindi, Rayon Sport yaguze abakinnyi, yitabiriye isoko ku kigero kingana iki? Muhagaze gute? Mutangiranye umwaka w'imikino abakinnyi bangahe? Duhishusho umufana wa Rayon Sport akwiriye kwinjirana nayo muri sezo. Twakoze pre-season, twakinnye imikino igera muri 5 cyangwa 6. Twakinnye ya mbere twakinnye ni Minoplast, dukina Inyanza, dukina na Muhanga, yego Inyanza, Muhanga, dukina Ingoma, dukina na Rubavu, dukina na Yanga, dukina na Vipers.
iyi mikino yose twarayitsinze, dutsindwamo imikino 2, dutsindwa na Atanze Binterisoni dutsindwa na Yanga. So ariko nyuma Yanga tuza kugira uburakari bwinshi, mwabonye iyo twakoreye Vipers. Dufite rero ikipe nziza, ariko hejuru y'uko ari nziza ikeneye gushyigikirwa, ikeneye guhembwa, ikeneye prime, ikeneye kurara heza, ikeneye imodoka nziza, ikeneye byose. Nanavuga ngo mureke tujye muri administration, tujye muri ibyo, ariko mbisubiyemo inshuro ya 3. Ibyo byose bifite pourcentage ya gake cyane utabanje kujya kureba equipe no muri tapis vert. Bifite pourcentage nke cyane kuko ibyo dukora byose bishingiye mu kibuga, ni ikipe y'umupira w'amaguru. Hari indi business dufite. Rero iyo ugiye mu bindi utabanje kureba equipe, urankunda abafana ba Rayon Sport. Yewe ndi mu bantu bitabira interinoma, ushobora kuba ubizi cyangwa utabizi. Ni abantu bitabira interinoma cyane, ariko iyo mageze ndeba abafana uburyo baje kureba equipe. Ariko tuvugishije ukuri ngabo, iyo ncishijemo amaso umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, nkareba twebwe abayobozi, ese dutekereza equipe, tujya muri interinoma, tureba abakinnyi twaguze, tureba abo dukeneye, tureba ibihanga dufitemo. Aho nasa naho nindenga abayobozi nanjye ndaza kwinenga kuko nanjye ndimo, ariko nibaza ko hari n'umuntu utaragira kuri interinoma kuva twarangiza umwaka ushize dutangira uyu nguyu. So ugasanga ntago bishimishije, tubivugisha ukuri, ntago bishimishije niba uri umuyobozi ukaba utaragira muri interinoma n'umunsi n'umwe, ahubwo wibereye mu bindi kandi tapis vert niho bikorerwa byose. Twisubireho, turebe, tubanze igikwiye cyane, tugende ku bindi, ariko twabanje kukiri priorite tapis vert. Uwo muyobozi wowe uri utaragira muri interinoma n'umunsi n'umwe, utaramenya ngo twaguza abakinnyi bameze gute, utaraza ngo urebe tuzahangana n'ikipe gute, udahangayika ngo uze ngo tuganire uvuge ntago birimo neza, pulling down. Nibaza ko ari icyo mbere na Perezida ngomba kugira icyo mbwira bagenzi banjye. Twari tuvuze ku bijyanye n'abakinnyi, mwaguze abakinnyi bangahe? Rayon Sport yatangira umwaka w'imikino ifite abakinnyi bangahe gutyo? Twaguze abakinnyi bagera kuri 11 ndibaza, yego. Dufite abakinnyi 27 mu kibuga, ariko harimo 3 b'abandi b'abana dushobora gukinisha uko dushaka, ariko no bafite lisansi. So urumva ubushize twari dufite abakinnyi 33, uyu munsi dufite 27. Ariko nk'uko ibihe bigenda, uko buriya ibihe bigenda niko ifaranga rigenda ryiyongera, rigira gute, uraza gusanga mu mushahara bitatandukanye cyane, kubera nyine dukeneye karite, kandi kugira ngo ubone karite no kugira. Nabone rero no kubwira abakozi ba Rayon Sport ikibazo cya King Bell ntabwo twabashije kumukomeza, kubera ntabwo habayo kumvikana n'ikipe ya DSMP, ntabwo byagenze neza, byabaye ngombwa akagenda. Ariko jewe ubwanjye byarambabaje, na King Bell byarambabaje, twaraganiriye, yambwiye ko mu kwa mbere agiye gutunganya, kuko ikipe ntabwo yakunze kumutanga neza. Mu kwa mbere King Bell yambwiye ko we agiye gutunganya ibibazo, uko niko yambwiye, bishobora guhinduka, ariko igihe twarabiganiriye kazaza, kuko agiye gutunganya ibibazo by'ikipe ye, kuko ikigaragara harimo utubazo tudasa naho tutagoye, ariko basaga naho bamunaniza. Mu kwa mbere azaza. Perezida, hari byavuzwe ko utishimiye uburyo ikipe displayinga mu kibuga, tactique, uko bahagarara, umutoza n'ibindi, kandi namenye ko wagiye uganira n'umutoza kenshi cyane nyuma yaho, yewe biba hafi ya buri munsi. Ubu ikipe uyibona ute? Watanga icyizere kubariye ko umwaka w'imikino? Reka mbisubiremo, narabivuze, nari kuri radio 10, abantu basa naho babifasha ukundi kuntu, ariko buriya iyo uvuze ikintu wumva ufite icyizere cy'ibyo wavuze, nibaza kugisubiramo. Ntabwo navuze ko mbisubiremo, navuze ngo tactique y'umutoza mu kibuga
ntabwo ngiye nabonye byaragendekeye neza, nabonye abakinnyi basaga n'abakina birwanaho. Uko ni ukureba kwanjye niko nabibonye. Tactique mu kibuga umukino ushobora kumara iminota 90 amaze gukoresha tactique zigera muri 10 cyangwa 5, nuko nabivuze. Iyo tactique rero navuze kandi nibaza ko atari ngiye wibona ngenyine, ndabizi neza ko atari ngiye wibona ngenyine, n'abandi barabibona. Nyuma yaho tumaze kuganira nuko yenda umutoza ntabwo abyumvise nabi, no, umutoza twaraganiriye yavuze ati no, wavuze tactique ni uburenganzira bwawe, ntabwo wavuze ko utanshaka, ntabwo wavuze ko ntazi gutoza. Tactique rero nawe ushobora kuza tukaganira nkaba nanazihindura. So turaganira nyuma yaho twumvikana kuri byinshi bisa naho binahagije, byatanze n'umusaruro. Ndibaza ko mwese muri abanyamupira, nabo ndi kubwira n'abanyamupira, mwarabibonye dukina na Vipers, umukino warahindutse cyane, kandi uburyo wahindutsemo niba abakinnyi twakinishije hariya, usibye ko na ntano zimaze kwiyongera, ariko mwarabibonye. So umutoza ubu nta kibazo, bimeze neza, kandi uriya mutoza yewe igihe maranye nawe kitari kinini, ni umutoza ukunda akazi ke, icyo nagihamya. Ni umutoza mwiza, ni umutoza ukunda akazi ke, ni umutoza cyane nanone namukundiye utoza abakinnyi be discipline. Uwo waba uri we wese ugendera ku murongo w'iby'abandi, narabikunze cyane, kandi ubona ko ikiri gukomeye, ubona akunda akazi ke cyane, agatekerezaho umunsi ku wundi, umunota ku munota, isaha ku isaha. Iyo ukunda ikintu rero byanga bikunze ugikora neza. Ushimye umutoza ubwo bijyana na coaching staff ye, ariko mu kwezi gushize Rayon Sport yatakaje wari umu fitness coach wayo Ayabonga Lebitsa. Ntabwo mwahise mumusimbuza, murabiteganya? Niyo mubiteganya ryari, bigeze? Ntabwo twaba tutabiteganya, ntabwo byashoboka. Ntabwo twikipe yaba idafite fitness coach. So rero ntabwo ndibuze kuvuga ibintu mbere yuko biba, ariko ndeka mbabwire bafana ba Rayon, tubateganirije umutoza mwiza, mwese muzabona ko ni mwiza koko. Yagombye kuba yaratangiye, ariko hari akazi yagiyemo katari bumara igihe kinini, akazi karimo kurangira. Nyuma yo kurangiza ku kazi muzamubona umukoci mwiza ugendanye n'igihe. Twakagombye kuba twarazanye abandi bakoci, ariko hari uwo twifuzaga kandi cyane. Ndabizi neza ko nyuma y'iminsi mike muraza kumubona, kandi muzavuga muti ko ntababeshye. Fitness coach ni umuntu uri ngombwa cyane ariko bivuze ko ubwo vuba cyane abakunzi b'ikipe ntabwo nta cyumweru gishira, nacyo ni cyinshi. Dushobora no gutangira idayari, dushobora gukina umukino wa Rayon Sport na Kiyovu bayaratangiye. Hakahita haza rero ikindi, burya muhora mubyina ko Rayon Sport ari ikipe y'amatsinda. Wasiri niwe wa mbere mu kubyina iyo ndirimbo cyane. Uyu mwaka w'imikino kuri CAF Confederation Cup, uyu mwaka w'imikino kuri amarushanwa ya CAF, mwishimira byonyine ko wavuze uburyo umwaka wagenze ntabwo ari bibi kuri ngewe, nuko muri bunasohokere igihugu. Mwiteguye mute? Ntabwo twiteguye nabi, twiteguye nk'abatsinzi. Twiteguye neza. Buriya ikipe ya Rayon Sport igira akarusho k'izindi kipe, igira abafana. Niyo mpamvu ngiye mu byo nifuza bya mbere, niba ngiyewe mu kibuga tapi vert, ngiye numva ndiyaminiye ko niteguye neza, ariko ari support nkeneye amabisi tujya Dar es Salaam kugira ngo dukuremo Singida. Dukeneye gukuramo Singida kandi kumbaraga, kuko nayo matsinda turayakumbuye, sibyo Wasiri, turayakumbuye cyane. Ngewe nayo focus yanjye ndashaka ko tujya mu matsinda, ariko nkuko nabivuze, ngiye Perezida ntabwo nabyishoboza nyenyine. Nayo mpamvu nshaka kuza kukubera mu kanya, tuza gutumira abakunzi ba Rayon Sport, abayobozi n'iki, kwa 4 tugahura, tugapanga shampiyona,
shampiyona iratangiye tukagira imigabo n'imigambi dufata